Ya reka tubifurize kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza abantu mwese mudukurikiye ku Bigwi Films. Iyo channel irayizi iri ku mutima. iyo channel irayizi Ibigwi Films ya yose. reka tubifurize kugira amahoro y'Imana, abagiye mu kazi muhaye muronke, abagiye ku masomo reka tubifurize gutsinda, ndetse n'abafite ama examen tubifurize gutsinda. Abanyeshuri bitegura gukora ama examen, national exam, n'abagenzi bacu ba Ramazan, ama success, ba Lekatete, ba Fani, we mubeshya utaza gutuma reba iki kiganiro mu gashwana, ntabwo yitwa Murekatete, yitwa Gentil. Miss mureke bose tubifurize gutsinda, ndetse tubifurize kugira amahirwe mu byo mukora byose. Ikintu cya mbere twabasaba hajya buriya ni iki? Abantu bose bari dukurikiye bari kutureba, ikintu cya mbere gishoboka cyane kugira ngo dufashanye uko tubaleveling ibintu bisa neza, babirebe bishime kuko bisa neza kandi. Yes. Abantu banje mbakunda, bindi murabizi mbakunda byuzuye. Noneho njyewe reka mbabwire ukuntu mbakunda nta bunebwe pe. Ko kantu uwo mutombo urabuze ni mushya. Wapi ntabwo ari mushyashya. Abantu barawumaze bawukwemba bamaze nk'uburyohe. Uzi kubwira umuntu ngo kukunda nta bunebwe agahita akubwira ngo warabimenye se. Ati njye none ntabwo ngukunda nta bunebwe. Hari kandi kantu gashyashya bazanye, uba uramubwira ngo mukunda nta bunebwe, mbaza ngo ahita akubwira ngo iki? Bimbaze niko. Akubaza shobora nakomeje kweli. Akubaza gute bose? Yes, ikintu cya mbere ahita akubwira ngo burya wowe nkunda nta bunebwe. Uzi ko ngiye ngukunda byimazeyo. Muri make wowe uragerageza sibyo ukarwanya ubunebwe muri we, ariko we agukunda byimazeyo. Uwo muntu rero umuntu yarabimbwiye bitavuga ati sha wowe arabikubwira bafite protocole ndende niba ntabwo biri gutinda, ariko ubwo niko bimeze. Ya nawe uryaga kamera umuvandimwe, ndagira ngo twiganire ku kintu nkwibarize sibyo. Nshaka nzi ko Ibigwi tuheruka gukora trip, amazing wonderful trip in Rwanda. Yes, that trip ni trip sibyo. Ntabwo mbizi niba yari yagera kuri YouTube channel, yari yageraho bize ntagira aba upload, ariko ndizera ko igomba kugira ute kujyaho abakunzi bacu bakareka ukuntu byari bimeze. Iyi team ni team nziza, famille. We cameraman kamera umuntu wese ushinzwe amashusho y'Ibigwi shamara niba itarakorwa pe mugerageze muri muyisizeho sibyo ikorwe. Ya hari ibintu rero njye nabonye muri trip. Uzi kuri trip iyo bavuga ngo bucye dusubirayo, kuri wowe wumvaga byagenda bite? Hari ikintu yo gukora cyane no kutamubwira nkandikira boss rero kubera ko impamvu zishoboka mfite trip hamwe n'Ibigwi n'umunsi ukurikiye uyu nguyu rwose ugerageze ugira ute unyumve. Hari abantu bari kwirukanwa ariko bakajya muri trip, urugero nkanjye nari kwemera bakanyirukana ariko ngasubirayo. Ya trip yaranjyoheye, bimpa kwisanzura ku bavandimwe, then menya n'ahantu ntarinzi. Ntabwo ari ibintu byo kubeshya, nibwo bwa mbere nari ngiye mu mazi. Sure. Imbeseri nibwo bwa mbere ndaza koga bya. Kwa kundi rero hari akantu nzi sibyo, ngenzi koga kurusha ifi. Koga ndabizi kurusha ifi. Naho bikaza gute ko rurize mu mazi? Njyewe ko ibintu ndikubwira ntabwo bihuze na bindi ndiguhuza. Njyewe sibyo nibwo bwa mbere nari ngeze mu mazi sibyo. Nari ngiye mu mazi nibwo bwa mbere. Nari ndi mu bwato ntembera amazi, ngeze mu mazi hagati nkabona amazi yabaye icyatsi kibisi, kandi nyamara ku nkombe narasize ari amazi tubona asanzwe. Ariko nibwo bwa mbere nari nyagezemo, ariko nyamara noga kurusha ifi, ariko mu ndobo. Ya nyuma rero Ibigwi byari biryoshye. Then reka nisabira abantu banyarwandakazi, bantu mutuye mu mujyi wa Gisenyi cyangwa se ku nkengero zawo, mushaka kujoininga mu Bigwi, amarembo arafunguye. Ndakeka bafunguye amarembo kuva muri uku kwezi kwa gatandatu kugera mu kwezi kwa karindwi ku itariki 20. Amarembo azaba afunzwe, then kuva ku itariki 8 z'uku kwezi turimo ubwo ni Dimanche
bazatangira gukoresha casting ku muntu wese wakifuza kujoininga ibigwi ari ibintu akunda ashaka gukora filme sinema nyarwanda ayikunda yahagera. Location ni mu mujyi Gisenyi, cyangwa se ukabahamagara kuri nimero 0788 49 665 516. Wenda nayivuze nihuta ariko umuntu arajya asubiza inyuma ushaka kuyandika yandike, ndakeka nta mubare n'umwe ntavuze natarutse. Then iyo nimero ushobora kumwandikira kuri WhatsApp, ndifuza kujoininga cyangwa se ndifuza kuza, ukaza tukaba casting wayikora neza, tukaguha amahirwe yo kuba umwe mu bagize ibigwi films. Reka mbabwire ngo umuvandimwe natubwire flight safa. Ariko kirimo kizima twembita abo bagenzi bacu benda kujoininga, ndagira nongere nanjye mvuga ikindi kikurikiye ko ku bakunzi bacu tugira igihe gitandukanye, ngo twababwiye ngo dufite ama trip atandukanye iki, twenda gutanga ama opportunities kuko tugiye dukora ama long trip, tuve nkangaha cyangwa se ingendo zishingiye kugira turuke mu mutwe twishime, tunagaragaze ko like ko nyine tuva hano tukagera hanga tugasura ahantu hatanu ko nkuko bimeze bizwi. Ibigwi ni ikigo cyunganira igihugu muri sinema nyarwanda. Icyo kigo cyunganira igihugu icyo kigo bababwiye cyunganira igihugu mu gufasha abanyarwanda kugira ibyishimo no kugira imibereho myiza. Mubwire ni njyewe ukiyoboye. Wonderful pleasure. I'm president. I'll get you. Then nakuze kera nyine niga, mwarimu yajyaga ambwira ngo ahangaha mu classe hazavugira abantu baba president, abandi baba ministre, abandi babe none ngiye nabaye president. Ikindi bivuga ngo abantu mwese mujya muvuga ngo abarimu barabeshya, abarimu ntabwo babeshya. Mwarimu nakubwira ngo akubonamo impano yo kuzaba president, wijye ubihakana ushobora kuzabura ikimina. Ushobora kuzaba president w'ikimina cyasukayo harya abandi ba president baba bayobora cyabari benshi kabisa. Yes, icy'ingenzi ni uko uzaba president. Witekereza ko kuva bakubwira ngo uzaba president uzaba w'igihugu, igihugu usuzubaka icyawo ahubwo bajye basobanuza. So nari ngiye kuvuga ati rero duri gutanga amahirwe menshi atandukanye ko cyo kujya dukora ama trip cyangwa se izo ngendo shuri cyangwa se izo ngendo zishingiye kuba twagira ibyishimo. Dufite ahantu hatandukanye, ama destination atandukanye. Dufite gukora Rubavu DMA yacu dutuyemo, tukajya mu Birunga Mavukano DMA, tukajya mu Birunga nkuko nari maze kubivuga, tukajya muri parike Nyungwe, Akagera, tukasura Kigali, tugasura hose. Ayo ma trip yose atandukanye tena gutanga ama invitation ku bakunzi bacu. Umukunzi wacu uzajya uba ayikeneye zakiraho ukuntu azajya yibona kugira ngo approachinge aza kumwe muri trip, tumubwire requirements zikenewe kugira ngo ajoininge na. Yes, kuko nka trip twakoze twagerageje ko twataga amahirwe atari ku bantu benshi cyane, ko twenda kongera umubare w'abantu tuzashyiramo biki baba badukunda, tukajyana muri trip. Uwo munsi ugashira for free fees, nta kintu kimwe nk'umuntu dukunda ukaza tukaryoshya enjoyment tukayibona, ukareba abantu kakababaza. Kandi ikindi kintu cyangwa ngo gisanzwe kuri site cyangwa se kuri destination tushyizeyo, tugwa amahirwe yo gukina nka set yacu tureba live duhari ni iyo trip twamaze kugera kuri destination, and then ukishimana natwe umunsi wose ukagira ute ukabuhabwe hirwe. Then icyanyuma navuga nyuma yuko wenda dufite ama trip twaratangiye, nyine turi muri gahunda ya enjoyment kugira turuhure mu mutwe kandi tubashe no kuba twatembera turebe ibintu byiza bitandukanye, tubone uburyo duha abanyarwanda ibintu byiza badukunda. Turabizi ko bahari kandi benshi, kandi turabakunda, turabashyigikiye. Mukomeze mukore subscribe, mukore share, ndetse ntimukagende mudasize comment kugira ngo tumenye icyo twahindura, icyo twakongera. Then muduhe na courage niba bimeze neza, muzaba muduhaye umusanzu ukomeye. Arakaye ntabara kuvuga buretse ndangize cyane basi ukoze mukavugana kumani ndangize cyane. Then turi guteganya ko nk'abantu mutuye Rubavu, za Musanze, za Kigali, abantu mutuye mu mijyi itandukanye, mu ntara, mu byaro bitandukanye,
turi kubategurira igitaramo cy'urubyiruko. Yes. Icyo gitaramo cy'urubyiruko turi gutegura ni igitaramo kizabera Gisenyi. Aho Ntabwo wenda turamenya location ngo tube twabahana location, ariko kizaba kiri hano i Gisenyi mu mujyi. Then ni igitaramo bitazaba bigoye kwinjira, bitazaba bigize. Turateganya ko tuzaba turi kumwe n'abastari benshi batandukanye mukunda bakora sinema, ndetse turateganya ko tuzaba turi kumwe n'abanyarwenya batandukanye, abahanzi. Then tuzaba ari igitaramo gishyushye. Reka mbabwire ngo mwe mukitegura, turi mu nzira tubaha gahunda yaho kizabera, amatariki kizaberaho, gusa ntabwo twabishyira mu gihe kibagoye. Nzi neza ko kizaba giteguye ahantu heza, abantu mubasha kuba muri free muboneka. Bizaba ari byiza. Mureke tubabwire ngo tuzishimira kubana namwe, nkuko cyane ko icyo gitaramo tuzahamo amahirwe abantu 5 tuzaba twarabanye mu gikorwa cya trip. Trip dufite yo mu Kagera mu minsi iri imbere, turabamenyesha itariki. Trip dufite muri Nyungwe. Then dukeneye kubanza gusura ibyanya nyaburanga igihugu dufite. Twarabanje tujya ku mazi, dutembera amazi, tujya ku kabakobwa. Bantu mutazi ku kabakobwa, mutadukurikiye mwarahombye. Tujya ku kabakobwa. Hari brasserie, hari ibintu byinshi. Hari ibintu byinshi, hari ubukerarugendo. Batoni brasserie only. Mujye muza, mujye no ku mashyuza. Bantu mutaragera ku mashyuza. Bwira abantu batureba b'urubyiruko. Uri aho ngaho utari wasura Rubavu DMA, sinzi handi waba utegereje ko washyikuru. Nicyo nibaza. Ngiye gutegereza handi wagiye, ariko kuba mutarabanye natwe muri kiriya gihe, ariko twizere ko next time cyangwa se next day tuzabasha kuba twajyana mu Kagera, tukajyana muri Nyungwe, tukajyana gusura ibirunga za Musanze. Turabashimiye. Play back to our business. Mbere yuko tugenda, nicyo wabwira umukunzi wawe? Umukunzi wanjye, umukunzi wanjye ikintu ngiye kumubwira rwose ntuje n'umutima mwiza kandi biremereye bivuye ku ndiba hasi yo ku mutima wanjye. Reka nkubwire ikintu kimwe, mukunzi wanjye, nzi neza ko ari we muntu ukunda ibigwi. Yego, uwo niwe ntabwo ari bibi. Utambwira ko runaka yari yiteguye ngo reka numva akajambo. Nawe arimo bikunda nabizi neza. Uragafara umufana ku mutima. Ndeka nkubwire ngo turagukunda natwe, ntabwo twagusubiza bitandukanye n'ibyo natwe dusubira. Dukunda natwe turagukunda, kandi twiteguye guhereza ibintu byiza byose wifuza, yaba ari mu trip, muri ibigwi launching time. Dufite iyo launch yo kuba twagira twa launchinga ibigwi ku Karubanda. Twahamagaye inzego zishoboka z'iki zo za leta, izikora ku giti cyabo, abahanzi, ibintu byinshi cyane bimwe aho ngo byinshi cyane, gutanga ama gift ku bafana bacu. Ahubwo ndetse n'ikindi kintu neza ko twakiramo umuntu udukurikiye yandika muri comment umuntu ashaka umustar abona yumva ashaka kureba ko aradukunda, azaze muri launch. Tuzabiganireho, then turebe ko abantu twagenda kubyifuzo. Umuntu wumva afite umuntu akunda, yaba umuhanzi, yaba umukinnyi wa sinema, yaba umunyarwenya runaka, abanyamideli, nyine umuntu uri attract kuri wowe, wumva ubukeneye kuba uri kumwe nawe, cyangwa se wumva utarabona ushaka kuzaba kuri icyo gihe cy'icyo gitaramo cy'urubyiruko uzaba uri kumwe nawe, then utwandikiye muri comment, umusigemo, wenda dukore proposal nawe tumuvugishe, twumve ko bishoboka. Naho ubundi twebwe nk'abanyabigwi, izina niryo bantu turi. Kandi tsindi, bwira mugenzi wawe, nabwire mugenzi we, nabwire mugenzi we, nabwire mugenzi we, amubwire ngo kora subscribe ku Bigwi Films. Ubundi byiza byose binyura ku Bigwi bikomeze bibagereho. Ciao ciao.